Holandi limousine hari wayiziyemo pipasha basu maze n'umukobwa nyakuri arahaje. Welcome to Le Monde. Urakaza neza hano. The owner of this showroom. This is my manager, Mr. Chopra. Dore manager waha nyakuba Chopra, John River. Tapper, Mrs. Tapper, urakaza. phone आ गया था उन्होंने तो एडवांस में Umugabo wa mu byukuri yari yatubwiye yuko kuri buze. Show off. Ngumugabo uriya mugore yari babwiye ko ari buze. Barakoreka hakuno. amazing. Batenje kumwereka mashini y'agaciro. Ni muri Holandi, umujyi mukuru w'u Holandi. Yeah. Yego. Hey baby. Bite cyane. Shopping कैसी चल रही है? Wahageze. मुझे और कोई शोरूम नहीं मिला था Umva. ब्लैंक चेक भेजने के लिए. Na mashini y'agaciro ni maranyere kwa hano. Just relax. Tuzi. तुम बस चोपड़ा को फोन दो. Ima Chopra kuri telefone. My husband. Umugabo wanje. हेलो सर. Alo nyakuba. कल हमारी पहली एनिवर्सरी है. Umugore wanje kukimutamuha mashini y'agaciro. एक कीमती नेकलेस गिफ्ट करो. Urabizi namusaza kubana mu Imana yakataraboneka. Muragira ngo yuko ame बंद करो. ame 24 mume kuri telefone. First anniversary पे मेरा divorce. Mumushakira mu byukuri isheni y'agaciro. Muragira ngo yuko umugore wanje ame divorce. Shut up. Ceceka. What is he saying? Avuze iki? He's saying your showroom is third class. Aravuze ati mumushakire rwose agasheni gahenze kagaciro. Account. Bana muzane za sheni zihenze. अरे को सर. जी मैम. Umugabo wawe. Yeah. Yego. अब तो खुश हो ना? Ugiye kwishima ubu? To you, the rose. Dore isheni y'agaciro hakuno tugurisha ngiyi. Umugore niyo yashakaga. Barayimuzana umugabo ni wamwereje hariya. अगर मैं इसे खरीदूं तो मेरे हस्बैंड का बैंक बैलेंस कितना कम? Iyo mugabo wanjye aramutse ayibonye rwose ni nawe nziza rwose kuri we. बस बस इन्हें 4 बाल्टी पानी ही. Nogira ikibazo mu byukuri. Niwe manager wa hariya Habimana. then I will take it. Ndatwariye. Kumbe hejuru ya nyubako. Hari waje kuri bwo bagenzi. Morning. Mwaramutse. Hello, and hands up. Hello, amaboko hejuru mwese. You too, hands up. Nawe wa mukobwa we amaboko hejuru. Apfayo musawuzi. Look, Reba. can't get away with this. This building is heavily guarded. Iki kizu kirarinzwe cyane. Udakora kuri sone. Press that. Ntabwo ari uko. I'll press. Cyangwa se managure kino gikobwa. Agikora ko agashini kagaciro. Agakubita mu mufuka ndapfuye. मेरे हस्बैंड को नहीं जानते. Umugabo wanjye uramuzi kora yamukubise. Yakanza kuri alarm. Maze umujura aravuga kana yasheni. Abarinzi baraje. Bagenzi mu mubone. Habimana baramwibye niwe manager wari abaranyambitse amakariso dore ukuntu kireba nk'ingi. Weba mupanure mupanure. Tugaruka hakuno kuri wa mujura. Isheni arayijyanye. Barakwereka dore imodoka ziri muri iyi filimi. Wa mukobwa nguwo gusa gasheni bahakamwibye. Hari uhagaze mu buryo wa mugabo we. कमाल है. Gira. एक चोर ने शॉपिंग मेरी खराब की. Agasheni twa tugiye gushopinga umujura yakibye. अलार्म क्यों बजाया? Ndabizi ko wabikoze. See you in action. Charlie man. Kuki washyizeho aramu nakwifuzaga yuko ko nakubara muri action. क्या मुझे पिकअप करना? Barakwereka ko byagenze bigaragaza yuko uriya mugabo uriya mugore bagenzi bombi ni bamwe. Hands up. Amaboko hejuru. Hello and hands up. Haro buri mwese amaboko hejuru. Hello. Everyone, good morning. Buri mwese mwaramutse. Uko byagenzemo. Bagenzi umugabo wa mugore nawe ni umujura. तुम ही तो मेरी इंस्पिरेशन हो रही. Sasa gasheni ndabizi ko wakankuyeho. Isheni narigeraga yuko ko ari wowe wayijyaye yimereza ahubwo. वो तो Amugore urumwatari kabisa. Uburyo wayinyweye mu mufuka kabisa nibyo nshaka kuba namenye. हस्बैंड को नहीं जानते. Umugabo wanjye uramuzi wowe. Kumbe yaramukubise maze ayimukuramo. Umugore n'umugabo ni bamwe. Abajura. कहीं जाके सेलिब्रेट करते हैं. रूल्स तुम जानती हो. Tugomba kwerekeza muri Rusi. कि 6 महीने. No hano tugomba kwerekeza nyine nawe tukaziga ubuzima muri Rusi. Ukamenya ko ari Russia. Love you. Ndagukunda mukobwa. Uwo mugore n'umugabo bombi ni bamwe. Barakwereka muri Rusi hashize amezi 6 kuri cyo narebe. Tugaruka hakuno muri Russia. Muri Russia barakwereka umusore ngo ari mu modoka Aftabi amazina nyakuri Aftabi. Yagukinaga filimi kitwa Kasul. Turi muri Russia. Filimi iracyakomeza. Ariko araza arimo arumva umuziki mu modoka bagenzi gatururi. Kumbe nyuma ye hari imodoka irimo iramutera amahoni. Imodoka ni muntu ki bagenzi gatururi. Imodoka yaraje maze imudepase. Nayizi abayirimo. Imodoka na amafime yamutanze imbere. Yamuciyeho imodoka na amafime akavura karimo karagwa. Ni mu bukonje Russia.
amawoni kumbe yamwimye inzira arashaka kuba edeplasa nawe katurara ubuhera after abamazone nyakuri turi muri Russia hashize amezi 6 kumbe bongeze ajya kongeza radio modoka ibyimbi yaraje dore modoka y'abagenzi ibyimbi imanuka itewe na ya modoka ya mudepressors imanuka itewe na ya modoka yamuciyeho bagenzi arabayivuyemo niba muntu kikatururi ya modoka yamuciye bitwaje indabyo menyari baje gushingura menyari baje kumushingura urabibona niba muntu turi muri Russia baraje kwa dore ingendo dore njyana bagenzi napfuye agomba kuri iki yakuye ka telefone bagenzi katururi rahamagaye bite Tisha Tisha na wari siga message Tisha kangobyire hari umuntu mu byukuri uzahura nawe witwa witwa Charlie hari ibintu uzamumera mu byukuri hari wa baraje Where is the plan? Aduye byacu biri hehe hari byo bamwaka ibyabo biri hehe baramwaka ibyabo nibiki bamwaka bagenzi hari ka message yoreje ka telefone ahamagara umwana w'umukobwa murakapu kigodye kiradututse cyarabatutse ariko sha uri gutya hasi kigodye baba mugire imodoka yaraje bagenzi mama we bagenzi imodoka uko yakamuciyeho uko yakamufenke imodoka yose bagenzi dusize gose bamuvugishije ibyabo barakoreka mu gushingura muri go ukamenya ko ari muri goa Sheva, my heartfelt condolences. tubabajwe n'upfu rw'umugabo wawe mu byukuri rutunguranye Charlie yaraje yasatira umugore mu gusuhuza kwe mu kumusuhuza harakanu yamuhaye ahari uyu niwe Charlie wa musore w'umujura nk'iki uyu niwe Charlie harakanu bamuhereze mu kuboko kwiwe yaraje agomba gusoma kari hiki umugabo wa mugore yapfuye kumbe menya hari kakanu zamuhereje kari address zumwerekeza ahantu mama we hari ubyutse kwisiga पति को मरे 4 दिन भी नहीं हुए और इतनी जल्दी मौनी खत्म हो गई ndakeka ikinza ntakuno ndakizi umugabo wanyoreje hakuno uramuzi ndakeka yamaze kuba yakutsa Imana मेरे काले कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें ndakeka hari ibintu yasiza kubwiye yuko ngomba kuba naguha bigaragaza ko agapapuro bamuhaye kariwe gose ndagiriro yaha hari ibintu uyu agomba kumuha ने से 1 महीने पहले iki ni igitabo mu byukuri ugomba kurebesha cyane amaso yawe कहा था अगर उसे कुछ हो जाए तो इसे तुम तक पहुंचा दूं urakireba gucya ni igitabo ariko kirimo byinshi mu byukuri bigomba kuba byakwereka gose icyerekezo और भी काफी कुछ छोड़ गया तुम्हारे लिए kandi ni cyawe ndakeka kigomba kuba cyaguhabwa हो सकता है You're hot Shella bagenzi uranangaje लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूं ariko mu byukuri uriye yahoze ari inshuti yanjye kuba yapfuye mu byukuri ari binasizi bagenzi kino gitabo kirimo iki uwapfuye mu byukuri yahamagaye umugore we umugore wa agapuro yamuhaye ndetse kamwerekeza hano basi tugaruka hakuno yaje kuri cya gitabo mbese atangiye kugenda gikishamo bagenzi igipapuro nako igitabo nago ari igipapuro haha tangira kugikishamo amaso bagenzi katururi kubera iki yahawe kino gitabo ese igitabo kirimo ibiki kumbe yatangiye kugicamo urupapuro turapfuye kumbe kirimo diskete aya basi abajura babayo yashize muri mudasobwa अगर तू ये डीवीडी देख रहा है तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है numara kureba iyo DVD amakuru yako kanya Not again nanone birasubiye twasize ndetse ya DVD agomba kuba yayirebaho kuri cyuna rebi tugaruka hakuno telefone तुमने मेरा कंप्यूटर फिर से हैक किया kuki unshize kuri ordinateri यही तो एक तरीका है तुमसे फोन करवाने का erega mu byukuri nari maze igihe gose nakureba ngomba kuba nakureba gose kuri computer ये चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप से पॉन देखते हैं ndakeka ibyo wahawe byose wabibonye Whatever. मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि मेरा कोर्स खत्म हो gaya है kandi nanjye ndakeka ndimo ndaza ugomba kubambira gose bijya imbere barakwereka Charlie hari umukobwa ahamagara
umukobwa araje hakuno kuri feruje nguwo Hey, what? bite baby Buddy, come on. urumwatari se mu gutwara twiyereke mani ngiye perike inzu gutwara niba tware perike umukobwa bagenzi feruje bagenzi arabereke kankari dore kebo sikia mashini mva mashini दूसरी गुड न्यूज ये है कि कल मैं वापस इंडिया आ रही हूँ ngira mu by'ukuri nanjye ngomba kuzaho mbuyindi चलो अब मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो अपने कंप्यूटर पे प्यार से मेरा नाम ndimo ndakureba rwose kuri mudasobwa yanjye kandi mu by'ukuri abizi ko ngukunda प्यार से ndabizi ko nkunda mani turakwereka injyana y'imodoka dore filimi ziriruka kumbe hakuno hari igikamyo kirimo kiraza umukobwa ari mu modoka iriruka dore filimi yaberetse kebo arazinga tizama filimu mama we yapfuye perike urakapu aratuka raka ye baba we rakapasa izinga parikingi avamo iyi filimi iransaraza ngenda ndabiyamye ari kuri ya DVD wa muntu wapfuye अगर तू ये डीवीडी देख रहा है numara kureba iyo तो DVD ब्रेकिंग न्यूज ये है amakuru yako kanya माफिया ने मेरा गेम बजा दिया hari ibyo nshaka kuba nakwereka rwose by'ubukungu कहानी सुनाने जा रहा हूँ kandi tugomba kuba wabyumva musore Chari तो होती है 1915 में urabizi mu myaka yaciyeho ndetse mu myaka ya kera रोमेनिया की राजधानी बुकारेस्ट तक पहुंची ndakeka abagabo bitwa abadage urabazi abadage bigeze kuba bashaka rwose kuba bakwigarura rwose isi kuri cyo narebi nibyo amwerekeza intambara y'isi aya basi Hitleri एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत है वो अपने पास intambara yagiye kubaho rwose y'abadage ndetse bashaka kuba bakwigarura rwose isi ahantu hose bateraga mu by'ukuri bashobora kuba bajyana rwose ibintu by'ubukungu bashobora kuba bibonera rwose ibintu by'ubukungu iby'ubukungu muri ibyo ndetse ni amazahabu y'agaciro amabuye y'agaciro ya zahabu की बात करें और पिछले 95 सालों से वो सुना रशियन जार के gusa batangiye kugenda bakorana rwose n'abandi कहानी में ट्विस्ट bitwa aba KGB ndetse abarusiya aba barusiya bivuga ni ya mari ndetse yajyanagwa rwose iwabo abadage barayifataga ndetse ibintu by'ubukungu ndetse amabuye y'agaciro ya zahabu yajyanwaga rwose muri Russia आज 10,000 ni ukuvuga ni ahantu hari ubwo bukungu ndetse ari amabuye y'agaciro aya mabuye y'agaciro uzayasanga rwose muri Russia अब जिसका कोई नहीं उसका या तो खुदा होता है kandi ayo mabuye y'agaciro ndetse ingabo z'abarasha nizo ziyarinda जाते जाते बस एक और मिल जाए Chari ugomba kuba wamenya bino ndabizi ndetse uri umujura kabarwi kuri cyo narebi ariko imisona ugomba kuba wayikora wenyine kubera yuko hari abamafiyateri mu by'ukuri bagerageje ko ndetse kuba bamiga ndetse mbahe ndetse bino bintu nagomba kuba naguha wowe nabo babishaka kugira ngo yuko bazajye kwibera rwose ayo mabuye y'agaciro muri Russia विक्टर सर यही उस घर की तिजोरी है जहां पर Victor nyakuba turabizi nawe cyagufungisha hakuno muri gereza ndakeka no bujura tuvyira uburyo rwose umuntu ashobora kuvirira ndetse akiba abapolisi ndetse akiba ndetse na gereza चोर की तरह सोचो mwebwe umujura yagiye kwibabanza gutekereza umusaza yasaze mu bujura vino kani रोल नंबर 1 kumbe barakore kwa musore yerekeje muri ya gereza uyu musore hari ikiraka rwose agiye kuba yajyaho cy'amabuye y'agaciro एक पुलिस वाला अपना काम भूल गया umupolisi arigiye mu by'ukuri yibesha kuba yasinzira mu by'ukuri agashiduka mu by'ukuri bamwibye रिटायर kumba arimo abaganiza rwose abawufisiye ndetse no uyu ni imfungwa ariko yibye mu polisi nibyo abaganiriza ऑलवेज अ थीफ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ikintu cy'ingenzi muri ibi rero भागते भागते थक कर जब बैठ जाता है mugomba kumenya yuko umujura yakwitumye kuba yakwiba akwitumye kugusahura wallahi arakwiba akwibira kandi 10 seconde 10 minutes विक्टर सर Victor nyakuba कहना क्या चाहते हैं ibyo byose turabyumva कहना चाहता हूं कि आपने एफआईआर गलत लिखा है nanjye ndabizi amadokima yanjye mufite hakuno ndakeka nayo ubujura bigaragaza ko uyu musaza ari umujura kabarwi Victor चलिए वो दो तस्वीरें गौर से देखते हैं एक चोरी से पहले की और दूसरी चोरी के बाद की ahantu niho haba hateye gute ndetse harinzwe bingana biti umujura yahitumye mu by'ukuri arahiba कि चोर को मलिक साहब की पेंटिंग चाहिए थी जो kandi umujura wese aba ari umunyabwenge kabarwi आ गया ni ukuvuga ni kujya kwiba abanza kubyitoza aya basi kubanza kujya kwiba umujura abanza kwitoza ahantu ari bwibe aha
ये असली पेंटिंग है. yatangiye kuberekerera kumbe no wa musore Charlie nawe ni umujura ariko se kuki adafungwa agafunga uyu musaza ese aje gusura umusaza baba baziranye iki kuri kintu ribi komiseri arahari abofisi bose barari ये कैसे कह सकते हैं आप? ये हमारे सीए बताएंगे. uyu hari ikintu rwose yabarengerezaho aribyo yakandaguye. पहले ये वाज यहाँ था लेकिन चोरी के बाद umujura ashaka no kubomora ikibambazi arakinjiramo kandi numenya rwose uburyo akinjiyemo sasa na Charlie yatangiye kongera nk'ibyo mwe n'umwe na muzehe. अब तो समझ गए ना. ndakeka byose mwabisobanukiwe undari cyane vino dikani. तुम मिठाई जरूर खिलवा देना. ndakeka mwamama kanyangane n'umusore. कैसा है तू? umeze ndaho. और मेरी बच्ची नैना? आपकी बच्ची umwana wanjye si aracyari umwana yarakuze buno. चले गए यार 10 साल. bagenzi umwana wanjye muheruka rwose ari umukobwa ari umwana mutoya cyane. से मिलना नहीं चाहती? कल ही वापस आई है तो थोड़ी बहुत जेट लैग है. umwana we yarakuze. रहने दे मैं उसे जानता हूँ. yaje kuba yasura muzehe muri gereza. वो ऐसे नहीं मानेगी. ikikugenza se niki? दादा एक और बात थी. dada ni ikintu cy'ingenzi. map 80 एकड़ की जमीन है जो आपने शिमला में देखी. urabona buno butaka है या buno butaka bushobora kuba buriho rwose ibintu by'ubukungu. बढ़िया होंगे. ibyo kwiba njye nabivuyemo. umbabarire nasezeranyije n'umukobwa ko ntazasubira mu bujura. ये यहाँ सारी फैसिलिटीज होंगी. ibi bintu ntabwo neza kuzabisubiramo. amuzaniye diro y'ubujura umugabo arafunzwe areka akamuzaniye diro y'ubujura reka nawe. अपना पूरा हो सकता है. ndagira ngo yuko muze ubimfashemo bagenzi muzarihi yari master planner. कुछ तो सोच के आया होगा. iyo utekereje mu by'ukuri ungeza ku kintu gifatika. अगर सपने पूरे करने हो iyi misiyo ntabwo nayijyamo njyenyine uza abantu wigeze kuba wafatikanya nabo ushobora kuba wandangira ndetse tugafatikanya kugira ngo yuko tukajya kubera amabuye y'agaciro muri Russia. वैसे उसे ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था. basi katurore sore kimuzanye वो लीड है iyi DVD मिली है और इसमें वो प्लान जो मैंने सोचा है. iyi DVD mu by'ukuri niwe buri kimwe cyose ndetse nashoboye kuba nakwerekwa जो सिर्फ आप दिला सकते हैं. iyi plan ntabwo nayijyamo njyenyine ugomba kunshakira abandi basore twafatanya muri iyi mission. हो चुका हूँ. रूल नंबर 2 रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं. we nugira ikibazo राज और हमारे जैसे कितनों के सपने पूरे किए हैं. hari uburyo nza kuba nagufasha mu by'ukuri nkagucishisha polisi kugira ngo yuko ukaza kuba watumijeho rwose abo bantu ushobora kuba nafatanya nabo ndetse muri uyu mukino ngiye kuba najyamo. प्रॉमिस के बारे में याद दिलाऊं. ndagusezeranya byose naza kuba nabigukorera kuba nagucicisha hakuno ndetse ये नैना को देना. aya mafaranga yewe umukobwa wanjye witwa Nina उसके पापा ने टोकरियां बना के umubwire ko ari se uyamwoherereje muzara afite umwana hanze witwa Nina kuri kino rebi yavuye muri gereza kumba arike bimutegereje. पापा कैसे हैं? papa ameze ate? ठीक है ना? ameze neza. उनको मेरा प्रॉमिस याद दिलाया? ये लीजिए मैडम. dore iby'amaye पापा ने आपके लिए दिया है. papa waramye ngo yahaye amafaranga gera yakire mugenzi katururi ahari ntabwo yerutse se amwiruka bwana. तुम रो रही हो? urimo urarira? नहीं oya मैं नहीं रो रही. ntabwo ndimo urarira. Yes you are. yego You're crying. urimo urarira. yo I love him, Charlie. Charlie ndamukunda data ये मुझे kandi ndamubura. ngabo 3 weeks. उसके बाद मेरे पापा और मैं अगर उनके सीए को भी उनसे मिलना है ना. ndabyamya mu minsi iri imbere mu by'ukuri data azashobora kuba yafungurwa kuri cyo narebi. uwo mukobwa yitwaga Nena akaba aziranye na Charlie avuye guha misiyo so umukobwa baragarutse muhira kumara ibikorwa biri mama we babizi nazo ibi neko Nena niwo wabatumiye mama ntago ari Nena baracyaza dore nga wambonye ariko disi mama we hari ikindi cyavuyeho kivuye ibi neko ngabo araka babizi nazo nastazo batatu. इंडिया में लीगल हो गया है क्या? aba bantu nibo batumiye hano. मैं इन लड़कियों को जानता भी नहीं हूँ. aba bakobwa ngiye simbazi. ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है. aba bantu bafite impamvu zabazanye hakuno. Hey Charlie. bite Charlie. Happy birthday Charlie. umunsi w'amavuko Charlie kumbe Nana kenshi yarayimutamitse mu maso. Nena niwe yari yabazanye bamutungure wari umunsi w'amavuko wa Charlie
Hey Charlie, why you got arakabas mademus babies nazo kurikira sikia हर लम्हा बेकरारी मीठी मीठी खुमारी आँखों आँखों में अब तो बीतती है Charlie's Angels okay बेकरारी मीठी मीठी खुमारी आँखों आँखों में अब तो बीतती है रात सारी मोहब्बत का असर है ये जरा मुश्किल सफर है ये मुझे अपना सहारा दे ये रास्ता कर दे तू आसान लक्षण इसके नहीं है ठीक इसकी खतरे में है जान इसको भी दो भगवान बदली लगती है नादान इसको भी दो भगवान Oh, let go. Charlie's Angels make it feel alright. Baby, give me your heart. Come on, tonight's gonna be your night. You're ready now. You can handle it. You're making way for Charlie's Angels. Yeah, you're ready now. You can handle it. You're making way for Charlie's Angels. बस तेरी चाहत के चर्चे फिर तो घर घर फैलेंगे लब तेरे चुप भी रहे तो हमें ये नैन खोलेंगे मान चल परवाह नहीं है तुझको दुनियादारी की बात जो जाएगी घर तक तो मम्मी डैडी क्या बोलेंगे मेरे कहने में डैडी है मेरी मम्मी भी डैडी है बस तेरी अगर हाँ हो तो वो कर देंगे कन्यादान players niyo filime tureba players abakinyi players bona umukobwa yasinze yanyweye umukobwa muzeyi muzamwiruka bwana yaragaturiye mugenzi umva ukuntu kamuri karavuga karavugishwa cyane mukobwa gagarira hano sha karasinzire mugenzi amasaje How romantic. mbega तो ये करते हो तुम जॉब्स के 6 महीने पहले और ndakubona mu byukuri mukundwa nta kintu baye cya gikobwa bakonana nacyo तुम गलत समझ रही हो none se waje hakuno utekereje kwanza वो तो ठीक है bimeze neza लेकिन इस मैन की वो वन वुमन कौन है ariko se umugabo wa mbere n'umugore wa mbere nindi 6 महीने बाद मिले ndabizi ko ari we mukundwa सवाल नहीं हो मेरे लिए none se niki एक गिफ्ट भी लाई हूँ hari ikintu nshaka kuba nakwereka raka igishusho hari igishusho amweretse ngicyo हैप्पी बर्थडे चार्ली umunsi w'amavuko Charlie नाइस ni cyiza ऑफ कोर्स इट्स nego मलिक साहब फिर तो काफी महंगी होगी gahunda zose ndakeka zimeze neza रुथिरिया ndabona ariko kino gishushanyo ni cyiza एनीथिंग फॉर यू बेबी ikintu cyose ushaka mukundwa विक्टर दादा बिल्कुल सही Victor dada व्हाट ngwiki हाँ वो विक्टर दादा से मिला था Victor dada ipla yacu yose agomba kuba wayijyamo yabyemeye se प्लान तो उन्हें दे दिया है ipla yo kumucicisha abashinzwe umutekano tukaganira neza ndaza kuba nayikwereka barakwereka Victor dada nguwo ari mu mfungwa asaze mu bujura ni umunyabwenge yagukinaga filime kitwa Fast Forward nyakuba Ambulance. Victor mumuzane ambulance dufunyira kwa muganga Jesus Christ. Yesu Kristo Jesus Christ, please save me. Yesu Kristo wanabaye ubuzima जिन्हें बचा लीजिए bagenza ameze ati बहुत कुछ सीखना है इनसे कमिश्नर साहब घबराइए मत Kamisino sabu nemugire ikibazo iryo jwi ndakekura rizi हाँ तो मिस्टर बगैंजा क्या सोचा है uratekereza iki तैयार है है तो बहुत रिस्की bagenzi ubuzima bwanjye buri marembera हाँ ariko ndaza kuba nakira mwikira akajisho
लेकिन ये ऑपरेशन में खर्चा काफी होगा. operation ngiye kuba nayigukorera ndakeka komiseri agomba kubyumva ndetse agacaho ndetse n'umwongereza bakajyana. मिल जाएगी. एक आदमी मर रहा है. urabona rwose baza kumwitaho kabisa umusaza agakirara. साहब अभी हम ऑपरेशन sasa ngiye kuba namukorera operation ibyiza niko mwagenda. All the best for the operation. tukwifasha amahirwe n'imigisha kuri operation arwaye icyuyo musawuzi wuzuye ko bagasutse. Yes man yego. ngabo दादा लेकिन प्लेयर्स abakinyi bari hehe players चाहिए वो सब यहीं मौजूद. abakinyi bari hakuno. Explosives expert Bilal Bashir. uyu yitwa Bilal Bashiri raka yigize umuforomokazi nako umuforomo w'umudokiteri. विदेशी गाड़ियां. uyu kubyerekanyeho n'ibiturika ndetse ibiturika ibisasu kuva bwana bwe. Bilal Bashir yahoze atega ibintu biturika cyane. mukanya ageze kwa muganga mubaza abakinyi bari hehe players kuva bwana bwe atega ibintu by'ibisasu. aya pasi बिलाल तू कमाल है man urabikoze Bilal Bashir. तू कमाल है Bilal Bashir urabikoze nguwo Bilal Bashir. और तब से एक कान से बिलाल बशीर. Bilal Bashir ugomba kuzamwifashisha gose hari ibintu biturika. हर देश में इसके कांटेक्ट. no mwatari 20 भाषाएं बोलता है ये. ndamwemera cyane. Explosives. twakoranye byinshi abo bose muzeyi nabo yagiye akorana nabo. आदाब. ndagusuje आदाब. nanjye ndagusuje. और ये है साडा सन्नी मेरा. uyu ni Sadar Sandi Mera. मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप. uyu ni metre से ये बनना कुछ और चाहता था. mukukumvisha yuko ko ari umukinnyi wa filime kandi wanakigenda. Style. शक्ल देखिए अपनी. ibi sinshaka kubireba. निकलो. जू बीच पर फोटो खींच. nikakumbesha uranzana amafoto y'abakiteri kandi nawe ukigira umukiteri. साइड किया. uriya hari ikintu azadufasha kandi gihambaye. लेकिन इनसे थोड़ा होशियार रहना पड़ता. uriya ntukamurebe kuriya rero arenzeho. कुछ पछ. misiyo zose umwoherezo uramujye. नहीं मैं कह रहा था कि तुम. nta kibazo nta kibazo. शर्मिंदा. aba nibo bakinyi turimo turareba players. कोई शर्मिंदा उन्हें. चुप है बेरे. क्या? uvuze iki? कुछ नहीं. nta kibazo. बोला. hari icyo uvuze? लगता है दोनों की बहुत बनती है. aba bantu se barahagije. और ये है रॉनी. uriya ni wa Ronnie Bass Bobby Dole. इंडिया का सबसे बड़ा इल्यूजनिस्ट. mu buhinde hakuno ndetse baramuzi ariko hari ibintu akora biki nibyo byibyo bakorekejemo. ibintu akora ni ibihe ngo ubuhinde bwose baramuzi akora biki. tugaruka hakuno mu myiyereko hari akana yashize rwose mu sanduku karabapepera basa hari n'umumaji akora ibintu by'ubumaji arakabasa mwana arabura. Ronnie dore ahantu yahingukiye. कुछ कारणों की वजह से wamumenye? रॉनी ने मैजिक शो करना बंद. Ronnie n'umumaji uhambaye. मेरे कहने पर इस ऑपरेशन के लिए मान गए. operation nayo we yaza kuba yizamo. थैंक यू. urakoze. और रिया को तो तुम जानते हो. Riya ndakeka uramuzi arakabasha gikobwa. एक्सपर्ट और फुल टाइम आर्टिस्ट हमारी तरह. uyu rimwe na rimwe ndetse ku bintu byerekanye n'ibisasu ndetse afasha hasi hejuru ndetse akaba n'umu artist uhambaye artist umushushanyi. ngiye iyi filimi bagenzi nge ndirwariye ariko ndabona ishobora kunzanira ikibazo ku rundi ruhande. nguwo Riya bagenzi players पढ़ा कि इन्होंने उस रात साउथ अफ्रीका के 7-3. uyu nawe nashoboye inshuro nyinshi cyane kuba namwifashisha ndetse mu bihe byanjye rwose muze yasaze mu bujura aracyafunzwe. मुताबिक मैं तुम्हें एक आदमी दे नहीं पाया. एक हैकर. हैकर नहीं दुनिया का बेस्ट. mugomba gushaka rwose umuhaka kuri isi wa mbere mu bambiri. umuhaka babandi babatari babazi ordinateur mudasobwa. उसका कोई अल्टरनेटिव? uwo se muhaka tuzamukura he? nanjye simbiza hano mwamukura mwitoranyemo muri mwebwe ahantu hose mushobora kuba mwamuhiga umuhaka inzobere muri mudasobwa. बहुत बड़ा प्रॉमिस तोड़ा है मैंने. kandi umwana wanjye nimuzagire n'ikintu kimubwira namusezeranje ko nazasubira mu bujura. iyi virusi nyirango yuko azayimenye ko nyirimo. muze master of prana bametira mu mukino nibo bawureba. master of prana ni musaza arabahipula mujye hano mukatira hariya kwa yakuza kwa pike muhire ngabo baraje. किसके बारे में बात कर रहे हो? none se ndimo numva murashaka umuhaka muramushakira iki? dore umwana w'umusaza. बेस्ट हैकर स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हो आप? njye hari ahantu nzaba nzi umuhaka.
kandi bano barashaka umuhaka barimo barahisha umukobwa. तुम ये स्पाइडर के बारे में जानती हो? uwo muhaka waba umusobanukiwe ahantu rwose ashobora kuba aherereye. चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक हैकर के ariko se Charlie uwo muhaka muramushakira iki? ndabizi abahaka n'abatari muri mudasobwa. हैक करके है ना गाइस? हाँ जी twebwe